kuri misiyo, donc batumwe na Satani bakaza bari kuri misiyo. Abangaba Bibiliya ibatubwiraho cyane, uze gusoma muri Matayo 7:15 no muri Timoteyo wa 2:3. Nabaza noneho nabaza bakurikiye imigati, umvise, n'abantu baza bakurikiye imigati, n'abantu baza basunitswe n'ubwoba. Yesu ashimwe bene data. Uyu ni mwarimu Valens ugarutse mu nyigisho zigamije guhindura ubuzima bwawe. Uyu munsi tugiye kuganira ku nyigisho idasanzwe, nayo iraza kugira ikigusigira kandi kizagira icyo kikumarira mu buzima bwawe, kuko ibyo tuguha buri munsi ni ibigira icyo bikumarira, bikungura, bizahindura ubuzima bwawe. Ni ibintu utazumva ngo ubuzima bwawe bugume uko bwari bumeze. Niyo mpamvu umwanya utanga na megabyte ukonsoma kuri telefone yawe, ni ukuvuga ngo inyungu uzakura muri ibi bintu ziruta consommation cyangwa ibyo udepansa kugira ngo urebe izi nyigisho. Rero inyigisho nkuzaniye uyu munsi ni inyigisho ivuga tugiye kureba ubwoko 10 bw'abantu baboneka imbere y'Imana, ubwoko 10 bw'abantu baboneka mu nzu y'Imana, cyangwa se muri ibi bikorwa by'Imana, cyangwa se muri ibi bikorwa bisa nkaho byagura ubwami bw'Imana. Iyo niyo nyigisho tugiye kwiga, biraza kugusaba kugukurikira. Tugiye kureba ubwo bwoko 10, wenda nawe uraza kwisangamo, byanze bikunze uraza kwisangamo. Nutibona mu bwoko bumwe uribona mu bundi, ariko byanze bikunze uraza kwisanga muri aba bantu. Kubimenya ni byiza, bizatuma umenya ukuri, kandi ngo numumenye ukuri, ukuri kuzatuma mubohoka. Rero tugiye gutangira ubwoko bwa mbere bw'abantu baboneka mu nzu y'Imana, cyangwa se baboneka muri ibi bikorwa bisa nkaho byagura ubwami bw'Imana. N'abantu baza ari intumwa za Satani. Hari abantu baza mu nzu y'Imana ariko baje kuri misiyo, donc batumwe na Satani bakaza bari kuri misiyo. Abangaba Bibiliya ibatubwiraho cyane, uze gusoma muri Matayo 7:15 no muri Timoteyo wa 2:3 umurongo wa 1 kugera ku wa 5, uraza kumva uko Bibiliya yita aba bantu. Bibiliya iravuga ngo baza bambaye ishusho yo kwera. Uranyumva? Ngo baza bambaye ishusho yo kwera. Ahandi Bibiliya ikatubwira ko ngo baza bambaye uruhu rw'intama ariko imbere ari amasega. Wumvise? Ndetse muzi ko na Bibiliya inatubwira ko ngo Satani yihindura marayika w'umucyo. Nukuvuga ngo ni abantu baza biyoberanije mu nzu y'Imana ariko bari kuri misiyo mwibanga, bakaza basa nkaho bambaye ishusho yo kwera, ku buryo ubarebye utabamenya kireka habayeho guhishurirwa. Ariko bakaza bari muri misiyo yo gusenya itorero, bakaza bari kuri misiyo yo gusenya itorero, cyangwa se guhumanya itorero, cyangwa se guteranya abantu, mbese ku buryo bakaza baje kuri misiyo yo gusenya umurimo w'Imana. Ubu ni ubwoko bwa mbere bw'abantu baboneka mu nzu y'Imana. Ni abantu baza bari kuri misiyo kwibanga, ariko bakaza bambaye uruhu rw'intama ariko imbere bafite ibanga. Satani abatumye kuza gusenya itorero. Aba bantu rero nibwo bwoko bwa mbere buboneka mu nzu y'Imana. Ibyanditswe uza kubisoma ndi kumwe nabiguha, nakubwiye ngo Matayo 7 umurongo wa 15 na Timoteyo wa 2:3 kuva ku murongo wa 1 kugera ku wa 5, uze kuhasoma uraza kubona ubu bwoko bw'abantu ko mu nzu y'Imana burimo. Tujye ku bwoko bwa kabiri bw'abantu baboneka mu nzu y'Imana. Ubwoko bwa kabiri bw'abantu baboneka mu nzu y'Imana nabaza noneho nabaza bakurikiye imigati. Umvise? N'abantu baza bakurikiye imigati. Iyo tuvuga ngo abantu baza bakurikiye imigati ni ukuvuga iki? Na Yesu abangaba yarabizi ko bahari. N'abantu baza bakurikiye imigati. Imigati ni ukuvuga ngo nibyo Imana itanga. Ni ukuvuga ngo reka mbabwire iki kintu nkibasobanurire neza. Hari igihe umuntu mu buzima aba afite ikintu ararikiye, ikintu yumva ararikiye, yumva ashaka kuzageraho cyangwa se kuzatunga, noneho akaba yariyemeje kuzakora ibishoboka byose kugira ngo abone icyo kintu. Ni ukuvuga ngo inzira zose zishoboka kugira ngo icyo kintu kiboneke yiyemeje kuzazijyamo, ndetse bibaye n'ubwicanyi yabujyamo ariko icyo kintu akakibona. Noneho
akazahura n'abakozi b'Imana bamubwira ko aramutse aje muri ibi bintu byo gusenga, aramutse aje mu nzu y'Imana, bakamubwira ko Imana igitanga, bakamubwira ibyo agomba gukora, kubaha Imana, gusenga, mbese bakamubwira ibintu by'umwuka agomba gukora byazamuhesha icyo kintu, bigatuma aza mu nzu y'Imana nawe agasa nk'uwubaha, akajya mu masengesho, mbese agakora ibikorwa byose dukora mu nzu y'Imana. Ariko atari urukunda kundi Imana, wumvise? Ntabwo ari uko yasobanukiwe iby'Imana cyangwa se urukunda kundi Imana, ahubwo ari gucungana n'icyo kintu bamwijeje ko Imana izamuha, kuko ni umuntu urarikiye icyo kintu cyane ku buryo inzira zose zakimuhesha agomba kuzijyamo. None rero yumvisha ko bizakimuhesha ari ukuza gusenga, nawe akaza rero mu bikorwa byo gusenga. Si urukunda kundi Imana, ahubwo ari gucungana no kwibonera icyo kintu ararikiye yumva ashaka kuzageraho mu buzima. Ikizakwereka aba bantu rero ni iki? Ushaka kuvuga uti se aba bantu ubwo tuzababwirwa n'iki abaje bacungana n'imigati? Ni ukuvuga ngo uyu muntu iyo amaze kubona cya kintu yaje ararikiye yifuza, ntabwo wongera kumubona mu nzu y'Imana. Uzi impamvu utongera kumubona se? Nuko icyo yashakaga arakibonye. Ni ukuvuga ngo yarararikiye icyo kintu none arakibonye, ntabwo wongera kumubona mu nzu y'Imana. Ikindi cya kabiri kizakwereka abo bantu, iyo abonye atinze kubona icyo kintu, agasa nkaho atakaje ibyiringiro byo kuzakibona, nanone inzu y'Imana yisohokamo, ntabwo mwongera kumubona mu nzu y'Imana. Ni ukuvuga ngo ibimukura mu nzu y'Imana ni bibiri: ni ukuba abonye icyo yifuza, cyangwa se atakaje ibyiringiro byo kuzakibona kubera ko abonye gitinze. Ibyo bimukura mu nzu y'Imana, kuko n'icyo kintu yashakaga ntabwo ari Imana yashakaga, n'icyo kintu yakundaga ntabwo ari Imana yakundaga. Ubu ni ubwoko bwa kabiri bw'abantu baboneka mu nzu y'Imana, nibo twise ngo ni abaza bakurikiye imigati. Tugiye muri Yohani 6:26, Yohani 6:26, kugira ngo mwumve uko havuga. Yohani 6:26, reka tuhasomye twihuse. Ngo Yesu arabasubiza ati, ni ukuri ndababwira yuko ibimenyetso mwabonye atari byo bituma munshaka, ahubwo ari ya mitsima mwariye mugahaga. Ndagira ngo ubyumve, Yesu nawe yarabizi ko hari abantu bamuzagaho kubera imitsima bariye bagahaga, baje gushaka imitsima kuko bamenye ko atanga imigati, bakaza baje gushaka imigati Yesu atanga ariko badashaka Yesu. Tujye rero ku bwoko bwa gatatu. Ngira ngo bimonye ko na Yesu abizi ko hari abantu baza bakurikiye iki? Imigati. Tugiye kuri gatatu, ubwoko bwa gatatu bw'abantu baboneka mu nzu y'Imana. Ni abantu baza bagira gusa ngo bakurweho ibibembe bibariho, wumvise? Ni abantu baza gusa kubera ikibembe kimuriho, agira gusa ngo ikibembe kimuriho agikurweho. Hano ikibembe mvuga ni iki? Ikibembe ni ikibazo umuntu afite, ni ikintu umuntu afite kimubangamiye mu buzima, yumva ashaka ko yagikurwaho. Ashobora kuba ari indwara arwaye, iyo ndwara ikaba imubangamiye cyane, yumva ashaka ko iyo ndwara ayikira. Noneho akaba yariyemeje gukora ibishoboka byose kugira ngo iyo ndwara ayikire. Ni ukuvuga ngo tuvuge wenda n'urugero n'indwara amaranye igihe kirekire, yifuza ko iyo ndwara yakira. Noneho bakaza kumubwira ko Imana ikiza iyo ndwara, ndetse bakamuha n'ingero z'abantu bagiye mu nzu y'Imana gusenga, Imana ikabakiza iyo ndwara. Bigatuma rero nawe kubera ukuntu iyo ndwara imubangamiye kandi yifuza kuzakira iyo ndwara, nawe yiyemeza kuza mu nzu y'Imana, ndetse agakora ibikorwa nk'ibyo twese dukora, gusenga, agakora umurimo mu nzu y'Imana, gusoma Bibiliya, ndetse bakamubwira ibyo agomba kubahiriza akabyubahiriza, mukamubona mbese asa nk'ubaha Imana muri byose. Ariko gusa ari gucungana nuko akurwaho icyo kibazo, cyangwa se akemurirwa icyo kibazo yari afite cyari kimugoye. Aba bantu rero uzababwirwa n'iki? Ushaka kuvuga uti se aba bantu bo twazababwirwa n'iki? Dore kizakwereka uyu muntu. Iyo umuntu amaze gukemurirwa icyo kibazo, ntabwo yongera kuboneka mu nzu y'Imana. Niba yari indwara yararwaye yifuzaga ko iyo ndwara yikira, ntabwo yongera kuboneka mu nzu y'Imana. Cyangwa se iyo abonye bitinze, atakaje ibyiringiro byo kuzakira iyo ndwara cyangwa se kuzakemurirwa icyo kibazo, nanone uyu muntu ntabwo yongera kuboneka mu nzu y'Imana. Inzu y'Imana ahita yivamo burundu, ibyo gusenga ahita biparika. Ni ukuvuga ngo ibintu byose yakoraga bisa nkaho binezeza Imana byose abivamo. Kubera iki? Icya mbere ni uko indwara ikize.
cya kindi cyari kimubangamiye gikuweho, cyangwa se abonye bitinze atakaje ibyiringiro byo kuzabona igisubizo, nabyo bishobora gutuma atongera kugira gute, atongera kugaruka mu nzu y'Imana. Ahangaha turareba muri Luka 17, Luka 17 uza kuhasoma kuva ku murongo wa 11 kugera ku wa 19, muraza kubona aho Yesu ababembe 10 baje bamusanganira, nuko arabakiza. Abakijije babandi ababembe 9 baragiye barahera ntibagaruka, ariko umwe gusa niwe wagarutse gushima. Nukuvuga ngo babandi 9 bakije bakuweho ibibembe byabo, ntabwo Yesu yigeze yongera kubabona, ahubwo umwe niwe yabonye ugaruka gushima no gusingiza Imana no gushimira Imana kubw'ibyo yakoze. Ariko babandi 9 baragiye barahera, nuko Yesu aza kuvuga ati ese ko nakijije abantu 10 hakaba haje umwe, abandi 9 barihe? Babandi bari bamaze kubona igisubizo, bashaka gukurwaho ibibembe. Nukuvuga ngo baragiye rero ntibongera kugaruka, ko ntago bashakaga Yesu, ahubwo bo bashakaga kugira ngo ikibembe kibaveho, kandi koko kibavuyeho baragiye ntibagaruka. Kuko duhari abantu donko basubizwa mu nzu y'Imana ntibongera kugaruka mu nzu y'Imana, kubera ko icyari kibabangamiye gikuweho. Ubu rero n'ubundi bwoko bw'abantu baboneka mu nzu y'Imana. Ubwo n'ubwoko tugezeho n'ubwa gatatu. Tugiye ku bwoko bwa 4. Nababwiye ngo ibyanditswe mujye mubyisomera, hari igihe ntasoma ibyanditswe byose kuko byatwara iminota myinshi, ndi kubiguha kuko ufite Bibiliya kugira ngo nawe ujye ubisoma. Tugiye ku bwoko bwa 4 bw'abantu baboneka mu nzu y'Imana. Ubwoko bwa 4 bw'abantu baboneka mu nzu y'Imana ni abantu baza basunitswe n'ubwoba. Ushaka kuvuga uti se noneho aba bantu ni bwoko cy'aba bantu baza basunitswe n'ubwoba? Abantu baza basunitswe n'ubwoba mu nzu y'Imana ni abantu bameze batya. N'umuntu ufite ubwoba bw'ibintu byazamubaho, aramutse adasenza Imana, aramutse ataje mu nzu y'Imana, aramutse atabonetse muri ibi bikorwa byagura ubwami bw'Imana, akaba afite ubwoba bw'ibihano byazamuzaho cyangwa se byazamubaho atinjiye muri ibi bikorwa byo gusenga, bigatuma abizamo ariko asunitswe n'ubwoba. Ntabwo ari uko uyu muntu akunda Imana cyane, ntabwo ari uko uyu muntu yamaze gusobanukirwa iby'Imana, ntabwo ari uko uyu muntu asanzwe agira kubaha Imana cyangwa se agira urukundo rwinshi akunda Imana, oya, ahubwo afite ubwoba gusa bw'ibintu byazamubaho aramutse atagize gute, atabonetse muri ibi bikorwa byo gusenga cyangwa se kubaha Imana. Wumvise? Ariko ndagira ngo muze gusoma, reka mbaye nk'urugero wenda mbere yuko mbaha ibyo aho muza gusoma. Nk'ubu umuntu ashobora kugendererwa n'umuhanuzi, umukozi w'Imana, umuhanuzi ashobora kuza yagera ku muntu akamubwira ati ibi ni Imana impishuriye ku buzima bwawe birakaze. Nuramuka utaje muri ibi bikorwa byo gusenga, nuramuka utaje mu nzu y'Imana, nutajya uterana n'abandi, mbonye ibintu bikomeye cyane bigiye kuzakubaho. Wowe igisubizo cyawe kiri mu nzu y'Imana gusa. Nukuvuga ngo nuramuka udasenze, wowe uririwe nturaye. Donc nukuvuga ngo ibibazo bikomeye bigiye kuzakubaho kuko namaze kubibona nabihishuriwe. Noneho wa muntu agahita aza mu nzu y'Imana, aza no gukora ibikorwa byo kubaha Imana, ariko gusa asunitswe n'ubwoba kuko bamuteye bamubwiye ibintu bishobora kumubaho aramutse atabyinjiyemo. Wumvise? Ni umuntu uzasunitswe n'ubwoba, ariko Bibiliya iratubwira, ndagira ngo mubyumve. Bibiliya iratubwira muri Yohani wa mbere 4:18 ngo mu rukundo nta bwoba bubamo. Mu rukundo rw'ukuri ntago habamo ubwoba. Nukuvuga ngo ntago ugomba gukorera Imana usunitswe n'ubwoba. No. Nukuvuga ngo niba Imana ari inshuti yawe, Imana ari umukunzi wawe, uzi ko ari umubyeyi mwiza, ugomba donc nukuvuga ngo ibyo ukora byose ugomba kuba usunitswe n'urukundo ukunda Imana, ntago ari ubwoba. Hari abaza rero basunitswe n'ubwoba, nukuvuga ngo ubwoba afite nibwo bumuteye kuza mu nzu y'Imana. Ndetse kuburyo uramutse umubwiye uti bya bindi nakubwiye nakubeshyaga ntabwo bihari, byari ukukubeshya ntabwo bihari, ntacyo uzaba humura, nagira ngo nakubeshyaga, wa muntu ntiyakongera kugaruka mu nzu y'Imana kuko cyari kimusunitse yaje asunitswe n'ubwoba. Bya bindi rero wamubwiye byari bimuteye ubwoba, uramutse umubwiye ko bidahari ko wamubeshyaga, ntabwo yakongera kugaruka mu nzu y'Imana kuko ntabwo akunda Imana. N'ubwoba gusa yari afite, yaraje asunitswe n'ubwoba. Ubu rero n'ubwoko bwa kangahe? Bwa 4 bw'abantu baboneka mu nzu y'Imana. Tugiye ku bwoko bwa 5. Ubwoko bwa 5 bw'abantu baboneka mu nzu y'Imana ni abantu noneho baza babihaswe. Ni ukuvuga ngo ni umuntu uza ku gahato abihaswe,
ataje n'umutima ukunze, ahubwo abihaswe. Ngiye kubabwira ikintu. Habaho igihe umuntu mu buzima aba afite umuntu atinya kandi yubaha, noneho wa muntu utinya kandi wubaha akaguhatira kujya mu nzu y'Imana, akaguhatira kwinjira muri ibi bikorwa byo gusenga, noneho ukaza kubera ukuntu utinya wa muntu cyangwa umwubaha, ukaza usunitswe uhaswe nawe ku gahato. Atari ukuvuga ngo ukunda Imana, atari ukuvuga ngo wubaha Imana, atari ukuvuga ngo iby'Imana warabisobanukiwe, oya, ahubwo ukaza kubera kuri gutinya wa muntu, cyangwa wa muntu utinya wa muntu wubaha yaguhase kujyayo, uraza uhaswe. Reka mbaye nk'urugero, nk'umushobora kuba mfite umukozi, narangiza nkamubwirana ubu rero ngewe sasa ntago nakomeza gukorana nawe nutajya mu nzu y'Imana ngo ujye gusengana n'abandi, ntago nakomeza gukorana nawe. Nkamubwira ni nutajyayo turabonana, nkahita mwohereza donko nkavuga ni buri wa gatatu ugomba kujya guterana n'abandi, akaba ariko mutegeka donko nkashyiraho iryo tegeko ko buri wa gatatu agomba kujya guterana n'abandi. Noneho kubera ukuntu antinya kandi anyubaha, buri wa gatatu mukajya mumubona mu nzu y'Imana yubahiriza, ariko atari uko akunda Imana, ahubwo Valensi yabimuhase, yamushyizeho itegeko, n'itegeko aje ku itegeko ryanjye. Hari abantu rero bameze batyo, cyangwa mubwira ni ngewe nuramuka utagiye uterana n'abandi ku wa gatatu, umushahara wawe ntabwo nzakorana nawe, nzahita nkwirukana. Noneho akareba ukuntu agiye gutakaza umushahara, akabona ukuntu agiye gutakaza akazi, akavuga ati no, ubu ngiye kujya mbikora buri wa gatatu, nzajya guterana n'abandi, kubera ko ari gutinya gutakaza akazi. Kuvuga ngo wumvise, ni umuntu ugenda haswe akinjira mu by'Imana ariko abihatiwe n'undi muntu. Bibiliya rero iratubwira kwirinda gukora ibintu duhaswe, ahubwo tukajya tubikorana umutima ukunze. Ngo Imana ikunda umuntu ukora ikintu agikoranye umutima ukunze kuruta kugikora ugihaswe. Turaza gusoma hano mu Abakorinto ba kabiri 9:7, muze kuhasoma, muko mwongere musome no muri Petero wa mbere 5:2. Ibi byanditswe ni mu bisoma, muraza kureba ukuntu Imana ikunda umuntu ukora ibintu n'umutima ukunze adahaswe. Muraza gusoma muri Abakorinto ba kabiri 9:7 no muri Petero wa mbere 5:2. Murabona ukuntu Imana ikunda umuntu ukora ibintu n'umutima ukunze adahaswe. Niyo mpamvu na Dawidi yabwiye Salomo, aramubwira ngo Salomo mwana wanjye, ngo uzibuke Imana ya so, ngo uzayikorere n'umutima ukunze kandi umutima utunganye. Ni ukuvuga ngo yabwiraga Salomo ngo ntazakorera Imana nkuhaswe, azabikorana umutima ukunze. Aha tugeze ku bwoko bwa kangahe? Bwa 6 bw'abantu baboneka mu nzu y'Imana. Ubwoko bwa 6 bw'abantu baboneka mu nzu y'Imana, nababwiye ko ari ubwoko 10. Ubwoko bwa 6 bw'abantu baboneka mu nzu y'Imana n'abantu bafashwe gusa n'inshingano. Uri kunyumva? Hari igihe umuntu aba mu nzu y'Imana afashwe gusa n'inshingano, hakaba hari ibintu bamushinze, bakavuga bati rero wowe turashaka kugira ngo uzudufashe muri ibi bikorwa byo mu nzu y'Imana, ni wowe ushinzwe iki n'iki, bakamubwira ibintu ashinzwe. Noneho akajya yitabira kubera ibyo ashinzwe, kubera ko azi ko aramutse atabonetse nta wundi muntu wabikora, akaza aje kuziba icyuho gusa kugira ngo ibyo bamushinze bitabura ubikora. Ariko akaba atabikunda, ahubwo ari uko ari byo bamushinze, akaba donko ntabikunda, cyangwa se ashaka kuba ari n'umushahara ndetse banamuha, wenda n'urugero bashaka kuvuga ati tubiguhembera. Donko ni ukuvuga ngo akabikora kuko ari yo nshingano ye, ku buryo ndetse ashobora kuba yibwira mu mutima wanjye ngo haramutse habonetse undi muntu ubikora, akaza agahagarara mu mwanya wanjye, ntago nazagaruka muri ibi bintu. Ariko akageza kubera ko ariyo nshingano yari we ubishinzwe, kandi hakaba hataraboneka undi wo kumusimbura. Ibyo nabyo birashoboka. Rero hari abaza bafashwe n'inshingano. Niyo mpamvu uzabona iyi trike abakozi b'Imana bamwe bajya bayikoresha mu nsengero cyangwa se muri ibi bikorwa by'umurimo w'Imana. Noneho umuntu akabona nk'umuntu w'umumaro, akavuga ati uriya muntu kugira ngo ataducika, reka tugire gute, reka tugire ibyo tumushinga. Izo nshingano zizajya zimutera kuboneka buri gihe. Rero hari abafashwe n'inshingano badakunda Imana, nta rukundo akunda Imana, ntabwo ari uko yamenye Imana cyangwa asobanukiwe ibintu by'Imana, ntabwo ari uko afite umutima wubaha Imana, ni inshingano gusa, kubera ko ari we ushinzwe ibyo bintu akajya bibonekamo regularly. Ariko haramutse habonetse undi muntu ubikora, ku buryo utakongera kumubona mu bikorwa by'Imana.
nguko rero ubu ni ubwoko bwa gatandatu bw'abantu baboneka mu nzu y'Imana. Tugiye ku bwoko bwa karindwi bw'abantu baboneka mu nzu y'Imana. Ubwoko bwa karindwi bw'abantu baboneka mu nzu y'Imana, noneho ni ababikora gusa kugira ngo bigaragaze, kwigaragaza. Aha turahasoma, turebe muri Matayo 6:5. Reka aha ngaha tuhasome Matayo 6:5. Ndagira ngo mwumve ukuntu havuga. Matayo 6 umurongo wa 5 haravuga ngo nimusenga nimukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagoge no mu nzira ngo abantu babarebe. Wabonye uyu muntu arasenga, wumvise, arasenga, ibikorwa byo gusenga bibonekamo, ariko umva ikintu ngo agambiriye ngo kugira ngo abantu bamurebe. Nukuvuga rero ngo hari n'abantu baza muri ibi bikorwa by'Imana bagambiriye kugira ngo abantu babarebe. Ukabona arasenga ariko kugira ngo abantu bamurebe, ukabona hari ibindi bikorwa akora ariko ngo kugira ngo babarebe. Abangaba baranditse muri Bibiliya muri Matayo 6:5. Nukuvuga ngo uyu muntu ntabwo ari uko akunda Imana, ntabwo ari uko yubaha Imana, ntabwo ari uko yamaze gusobanukirwa iby'Imana, ahubwo ibyo akora byose ngo ni ukugira ngo abantu bagire gute, bamurebe. Ariko baratubuza kuba nk'abo bantu. Tugeze ku bwoko bwa kangahe? Tugeze ku bwoko bwa karindwi bw'abantu baboneka mu nzu y'Imana. Ubwoko bwa karindwi bw'abantu baboneka mu nzu y'Imana ni ukuvuga ngo nabaza, hari abantu bagira ibikorwa by'Imana bakora ariko basunitswe n'ishyari no kwiremamo ibice. Aba nabo babaho. Umuntu akagira igikorwa akora ariko asunitswe n'ishyari no kwiremamo ibice. Abangaba rero nabasobanura gute? Reka mbaye nk'urugero. Nk'ubu nshobora kubwiriza nkagira inyigisho ntambutsa, inyigisho igamije guhindura abantu benshi, inyigisho nziza ijyanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Noneho hakagira umuntu ungirira ishyari kubw'inyigisho nigishije, hakagira umuntu ungirira ishyari kubw'inyigisho nigishije, agahita nawe ahaguruka kwigisha, agahita ahaguruka kubwiriza nta gahunda yari abifitiye, gusa kugira ngo asenye inyigisho mwarimu yatambukije. Ibi bibaho. Umuntu agahagurutswa no kugira ngo asenye inyigisho z'abandi, akigisha atarabifitiye gahunda, nta n'urukundo akunda rwo kwigisha, nta n'umuhamagaro wabyo afite, ariko gusa agahaguruka, ndetse agahagurukana n'ibyanditswe, ariko kugira ngo asenye icyigisho cyatambutse. Aricyo kimuhagurukije. Abangaba twagiye duhura nabo, twarababonye. Reka dusome wenda kugira ngo mwumve ko Bibiliya bivuga mu Filipe 1:15. Abafilipe 1:15. Abafilipe 1:15 umva ukuntu havuga. Haravuga ngo bamwe babwiriza ibya Kristo. Ndagira ngo wumve ngo bamwe babwiriza ibya Kristo babitewe n'ishyari no kwirema ibice. Nukuvuga ngo hari umuntu ubwiriza ibya Kristo abitewe n'ishyari no kwiremamo ibice. Niko Bibiliya itubwiye. Ngo naho abandi bakabivugishwa n'umutima ukunze. Uranyumvise? Hari abantu babwiriza ubutumwa bwiza babitewe n'umutima ukunze, ariko ngo hari abandi ngo babwiriza ngo ibya Kristo babitewe n'ishyari no kwiremamo ibice. Aba rero babaho. Umuntu agahaguruka kwigisha, agahaguruka kubwiriza, agambiriye gusa gusenya ibyigisho by'abandi, cyangwa se kubera ko yapinze cyangwa yagize ishyari, agahaguruka mu murimo w'Imana mukamuna abwiriza ariko afite misiyo yo gusenya. Ibi bibaho rero. Ubu ni ubwoko rero bwa kangahe tugezeho? Ni ubwoko bwa 8. Tugiye kugera ku bwoko bwa 9 aribwo bubanziriza ubwa nyuma. Ubwoko bwa 9 aribwo bubanziriza ubwa nyuma bw'abantu baboneka mu nzu y'Imana. Ni abantu noneho baza mu nzu y'Imana cyangwa bakaza kugira ibikorwa bisa nkaho binezeza Imana bakora, ariko gusa bitewe nuko babuze ikindi bakora. Nabyo biba. Wari ubizi? Ndanga nukuvuga ngo kuko gusa nta kindi kintu afite akora, akavuga ati n'ubundi nta kintu mfite cyo gukora, reka njye mu nzu y'Imana, reka njye guterana n'abandi, nanjye reka njye gusengana n'abariya, bitewe gusa nuko yabuze ikindi kintu akora. Ariko yaza kugira ikindi kintu cyo gukora abona, ntabwo yari kuza. Ndetse kizamukwereka uwo muntu ashobora kuboneka mu bihe by'ubushomeri, akajya aboneka mu bintu by'Imana cyane, ariko igihe cy'akazi cyagera yamara kubona akazi, ibyo gukora bibonetse, ntabwo wongera kumubona mu nzu y'Imana.
ushaka kuvuga utese ibyo gukora byaboneka simbikore noneho ngajya nza mu nzu y'Imana kandi ibyo gukora byabonetse nkabireka. No, icyo ndi kuvuga ni iki? Kubera ko uyu muntu adakunda Imana, atubaha Imana, atasobanukiwe iby'Imana, iyo akazi kabonetse ntabwo tukubujije kugakora pe, akazi ugomba kugakora akakwinjiriza kuko kazagutunga. Ariko uyu muntu iyo abonye akazi niyongera kuboneka mu nzu y'Imana no mu gihe cya pause cyangwa muri weekend aho adakora, inzu y'Imana yicikamo burundu. Ubundi yajyaga aza gusa kubera ko yarambiwe kwicara hamwe adafite ibindi akora, akaza mu nzu y'Imana kubera ko yabuze ikindi kintu akora. Mbese ibi ngibi ni nko kugendana n'umuntu kuko wabuze undi mugendana. Nk'ubu umuntu akaza akagendana na Valence kubera ko yabuze uwundi muntu bagendana. Noneho twaba turi mu nzira tugenda, yabona undi muntu ku ruhande wo kugendana nawe, njyewe agahita nta akigendera. Donc akaba yagendanaga nanjye gusa kuko adafite undi bagendana. Wari ubizi? No ku Mana abantu bajya babikora. Buriya hari umuntu ujya mu bikorwa by'Imana kuko yabuze ikindi kintu akora, ariko umunsi yakibonye ntabwo uzongera kuboneka mu bikorwa by'Imana. Tugiye rero kuri kategori ya nyuma niyo tugiye. Hano murasoma mu Matesalonike ba kabiri 3:11 niho batubwira abantu bakora ubusa badafite ibyo bakora, nibo baza gutera n'ibibazo mu nzu y'Imana kubera ko nta rukundo bafitiye Imana, ntago basobanukiwe iby'Imana. Ni ukuvuga ngo ubu bwoko bwa 9 bw'abantu baboneka mu nzu y'Imana tugeze hano, nabwo bwoko bubanziriza ubwa nyuma, ni abantu baza mu nzu y'Imana cyangwa baza muri ibi bikorwa byo gusenga kuko babuze ikindi kintu bakora. Bivuga ngo uyu muntu yaza kugira ibindi bintu abona byo gukora, ntago wajyaga kumubona mu nzu y'Imana, ariko kuko adafite ibindi bintu akora araza. Donc ibi ni nko kugendana n'umuntu kuko wabuze undi muntu mugendana. Wumvise? Ni abantu bagendana n'Imana kubera ko babuze ibindi bagendana nabyo, ariko umunsi babonye ibindi bintu bagendana nabyo, Imana bazayita. Donc ni umuntu uza kubera ko yabuze ikindi kintu akora, akavuga ati n'ubundi nta kintu ufite cyo gukora, aho kugira ngo nirwe nicaye mu rugo, reka njye guterana n'abandi, reka nanjye njye gusenga. Ariko uyu muntu umunsi azabona ibyo gukora, umunsi azaba atakiri mu bushomeri yabuvuyemo, ntabwo muzongera kumubona mu nzu y'Imana, kuko we ntaramenya ko ibi bintu by'umwuka agomba kubyinjiramo, ibintu byo gusenga agomba gusenga no guterana n'abandi, ntago azi ko ari ibintu by'ingenzi mu buzima bigira icyo bimwungura. Ahubwo we nibyo bita gutamporiza, yaje gutamporiza mu nzu y'Imana. Wumvise? Hari abantu bameze gutyo rero baza mu nzu y'Imana kuko babuze ibindi bintu bakora. Ikizamukwereka nuko ibyo gukora nibiboneka, ntabwo inzu y'Imana azongera kuyikandagiramo na rimwe. Ubu rero ni ubundi bwoko bwa 9 bw'abantu baboneka mu nzu y'Imana. Mu Matesalonike ba 2:11 nibwo muraza kumva abantu batagira icyo bakora. Aba nibo baza guteza n'ibibazo mu rusengero. Kubera iki? Kuko nubundi ntabwo arakunda Imana, ntabwo yubaha Imana, ntabwo arasobanukirwa iby'Imana uko bimeze, ahubwo gusa nuko we yari yabuze icyo akora. Niyo mpamvu apfuye kuza mu nzu y'Imana ariko ntaragira gukunda Imana. Ubu rero ni ubwoko bw'abantu baboneka mu nzu y'Imana, ubwoko bwa 9, ni abaza kubera ko badafite ikindi kintu bakora. Rero natwe tuza muri ibi bintu by'Imana niko bari badufashe nk'abantu wenda babirimo kubera ko babuze ikindi bakora, bavuga bati ubwo yavura Valence kuko nta bindi bintu afite byo gukora, nta kazi afite, niyo mpamvu yirwa muri biriya bintu. Nago bari bazi ko ari akazi kabo, nago bari bazi ko ninjiye mu bintu nahamagariwe ngomba kubamo, ahubwo bari bazi buti bra nuko adafite ibindi bintu akora, ariko namara kubibona ntabwo azongera kuza muri ibi bintu by'Imana. Ariko dore ikintu nkundira Imana rero, ubigiye kirageze ko Imana noneho yereka abantu ko ibyo basuzuguraga ahubwo ari byo bifite umumaro kurusha ibyo bubahaga. Iki nicyo kintu Imana igiye kuzerekana mu minsi igiye kuza. Ntabwo rero ibintu by'Imana umuntu abizamo kuko yabuze ikindi kintu akora. No. Ibi ni ibintu ugomba kuzamo byanze bikunze, niyo waba ufite ibindi bintu ukora kubera ikintu bizamara mu buzima bwawe. Habaho igihe rero umuntu batarabisobanukirwa akaza gusa kuko yabuze ikindi kintu akora, noneho icyo gukora cyaboneka ntagaruke kubera ko batarasobanukirwa ukuri. Ubwoko rero bwa nyuma bw'abantu baboneka mu nzu y'Imana ari bwo bwoko bwa 10. Noneho niba abandi Imana ishaka, niba abandi Imana yifuza, niba abandi noneho bakorera Imana n'umutima ukunze. Ni ukuvuga ngo bo bamaze kumenya ko Imana ariyo yabaremye, bamaze kumenya ibintu Imana yabakoreye, banamenye n'ibyo iri kubakorera ndetse n'ibyo izabakorera, umugambi mwiza Imana ifite ku buzima bwabo. Bamaze gusobanukirwa icyo Imana iri cyo ku buzima bwabo, bibatera gukunda Imana cyane. Noneho ni ukuvuga ngo ibyo bakora byose
babikora basunitswe n'umutima ukunze, bakunda Imana cyane, ntago bagenda bagiye gucungana n'inyungu runaka, ahubwo babikora basunitswe n'umutima ukunze. Reka dusome rero muri Zaburi 54 umurongo wa 8 twumva uko havuga. Zaburi 54 umurongo wa 8. Zaburi 54 umurongo wa 8 haratubwira ngo nzagutambira igitambo kiva mu rukundo. Uranyumvise? Ngo nzagutambira igitambo kiva mu rukundo. Uyu nguyu hari ibitambo azatambira Imana, ariko ntago ari izindi nyungu azaba ari gucungana nazo. Ngo nzagutambira igitambo kiva mu rukundo, aba niba Imana ishaka. Kandi murabizi ko no mu Bakorinto ba mbere 13 batubwira ko ibindi bintu byose umuntu yakora, ngo ariko adafite urukundo byose babihindura ubusa, bavuga ko byose ntacyo byaba bimaze. Donc ikintu cyose umuntu yakora ariko nta rukundo afite, ntacyo biba bimaze. Niyo mpamvu n'umuntu ukorera Imana agomba kuyikorera n'umutima ukunze. Iyo utabikorana n'umutima ukunze ntacyo bimara. Wumvise? Ndetse mu Baroma 8 umurongo wa mu Baroma igice cya 8 niho batubwira ngo niki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ni ukuvuga ngo ibintu byose dukora twakagombye kuba dusunitswe n'urukundo dukunda Imana, urukundo umuntu akunda Imana, ku buryo wiyemeza kubikora byanze bikunze nta cyabasha ngo niki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ndagira ngo wumve rero, ubu ni bwo bwoko bwa nyuma bw'abantu baboneka mu nzu y'Imana. Aba nibo Imana yifuza, ni umuntu ukora ibikorwa by'Imana abikunze n'umutima ukunze kubera urukundo akunda Imana. Aba rero nibo dushorejeho. Imana igufashe kugira ngo nawe uboneke muri iyi kategori ya nyuma, kategori y'abantu bakorera Imana basunitswe n'umutima ukunze, urukundo bakunda Imana. Ngiye kugusengera rero kugira ngo Imana igufashe kugira ngo ubashe guhagarara neza nk'uko Imana ibishaka, kandi ukorera Imana n'umutima ukunze, utabihaswe, nta zindi nyungu uri gucungana nazo, utaboneka muri ariya makategori twavuze, ahubwo uboneke muri iyi kategori ya nyuma. Imana ishobora byose, Imana ikiranuka, Imana yera, nsengeye uyu mugaragu wawe unkurikiye, Mana umuhe umugisha utagabanije kubwo gukurikirana izi nyigisho. Ndakwinginze kugira ngo ukomeze ubane nawe, umushoboze kuboneka muri iriya kategori ya nyuma y'abantu bagomba kugukorera n'umutima ukunze, nta zindi nyungu bacungana nazo, badasunitswe n'ubwoba cyangwa se no guhatwa. Ibyo twagiye tubona byose bituma abantu baboneka mu nzu yawe ntibizamubonekeho, ahubwo reka Mana ndakwinginze kugira ngo wuzuze urukundo rwawe mu mutima we, kugira ngo nawe azabone inyungu zo kugukorera n'umutima ukunze. Ndagushimira ko ugiye kubikora mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.